dore ukuri k'urushako abantu benshi batavuga. Rimwe, iyo ushatse umugore cyangwa se umugabo ntabwo uba ushyingiranywe n'umuntu umwe, uba ushyingiranywe n'uwo muntu uzihinduranya inshuro zitagira ingano mu binyacumi by'imyaka. Muri iki kiganiro turibuze kuvuga ku muntu wanditse amateka cyangwa se umugabo wanditse amateka mu itangazamakuru ryo mu gihugu cy'u Rwanda binyuze mu ijwi rye ryihariye, ubumenyi bwe n'uburyo asobanura isi mu buryo bworoshye buri muntu wese akaba yasobanukirwa, akamenya ibyo ari byo n'uburyo asobanura inyamaswa n'ubumenya muntu nyirizina. Uwo nta wundi Ismael Mwanafunzi. Mureke turebe urugendo rwa Ismael Mwanafunzi, ijwi ryuje ubumenyi muri Radio Rwanda, ijwi ry'ikirangirire ryanditse amateka. Mbahaye ikaze. Uyu ni Ismael Mwanafunzi, umwe mu banyamakuru ba Radio Rwanda uzwi cyane mu kiganiro Wari uzi ko. Bakivuga Wari uzi ko, ingeri yose waba urimo, ushaje, ukuze, ukiri umwana, uhita umenya ibyo ari byo, uhita wimagina Mwanafunzi bakivuga ikiganiro Wari uzi ko. Wari uzi ko ni ikiganiro cyigisha abantu ibintu bitandukanye bijyanye n'ubumenyi rusange, siyanse n'amateka y'isi n'ubumenya muntu ndetse n'inyamaswa n'ibindi bintu bigiye bitandukanye runaka biri ku isi. Urugendo rwe ntirwatangiye yiteguye kuba icyamamare, ahubwo yari agamije kwigisha abantu runaka. Ahubwo rwahereye ku cyifuzo cyoroheje yari afite uno mugabo Mwanafunzi, gusobanura isi no gusangira ubumenyi n'abandi bantu runaka babukeneye, bakajya bumva ibintu mu buryo bworoshye. Akiri muto, Ismael Mwanafunzi yakundaga kumva inkuru, akibaza ibibazo by'isi ku buryo isi ikoramo, n'uburyo inyamaswa zororoka ndetse n'uburyo abantu bororoka. Byamufashije gutangira gutekereza uburyo yajya asobanura ibintu bigoye mu buryo busanzwe, abantu bakajya babyumva bitabanje kubanza bivuna. Yize itangazamakuru n'itumanaho, aho yahereye yinjira mu maradiyo mato agiye atandukanye, akora ibiganiro bigiye bitandukanye ariko bitari ibyo nk'ibyo twakwita Wari uzi ko. Yagiye akora mu maradiyo y'abaturage, akora ibizamini byo kuvuga, kwandika no gutanga amakuru agiye atandukanye, cyangwa kujya kuri tere agashaka amakuru akayohereza. Nyuma y'igihe yaje kubona amahirwe yo kwinjira kuri Radio Rwanda, imwe mu maradiyo akomeye cyane mu gihugu cyo mu Rwanda. Ni nayo radiyo icaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Aho niho urugendo rwe rwahindutse, amateka atangira kuyakira mu bikorwa, kuko aragenda arakora bikirangirire, abikimenya bose bitewe n'uko yaragiye kuri radiyo nzima yumvikana mu gihugu hose. Yatangiye kuri ibiganiro by'amakuru, ariko impano ye nyamukuru yagaragaye igihe yatangiraga ikiganiro Wari uzi ko. Wari uzi ko nicyo kiganiro kigikuru n'abantu benshi kuri Radio Rwanda, n'abari mu kazi bakaba bacuranga radio bagatega amatwi bakacyumva. Iki kiganiro cyari gifite intego yo gufasha abantu kumenya ibintu bitangaje by'isi nyirizina, uko imibumbe ikora, uko umubiri w'umuntu uteye, uko amateka y'abantu yagiye akura mu buryo butandukanye ndetse n'inyamaswa n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye. Uburyo Ismael Mwanafunzi avuga ibintu mu buryo byatumye abantu bamukunda cyane ku rwego rwo hejuru, akigarura imitima atari bakeya mu Rwanda, abari abasheshe akanguhe n'ingeri zose bakaba bamwumva muri mwaka 2026. Si ukuvuga gusa, ahubwo n'uburyo asobanura ibintu bikumvikana ku rwego rwo hejuru, ugasanga n'injiji iri gusobanukirwa ibyo ari kuvuga, ikaba yagishyira mu mutwe ikamenya ngo Mwanafunzi avuze iki. Ahuza ubumenyi n'urwenya, akoresha ingero zose zishoboka kugira ngo wumve ibyo ari buze kukubwira, ukumva unyuzwe koko, ukagenda nta kushidikanya, ukumva ko ibyo akubwiye ari ukuri. Ibi byatumye Wari uzi ko iba kimwe mu biganiro bikundwa kuri Radio Rwanda, byumvwa n'abantu benshi ku isi bigiye bitandukanye, cyane cyane mu gihugu cyo mu Rwanda. Mu gihugu hose abantu batandukanye batangira gutegereza igihe ikiganiro kitambuka, kubera uburyo mu gihugu hose abantu batangira batandukanye batangira gutegereza igihe ikiganiro cye gitambuka, kubera uburyo bubaha ubumenyi ndetse n'ibyo avuga mu buzima bwa buri munsi agiye kubasangiza
batangiye kuja baburuka isaha ye igihe agera kuri Radio Rwanda agiye kuvuga ikiganiro. Wari uzi ko Ismael Mwanafunzi yabaye ijwi rifasha urubyiruko gukunda ubumenyi, siyanse mu ishuri ndetse no hanze y'isi, abagariza yuko bakwiga bakamenya byinshi bigiye bitandukanye mu buzima bwa buri munsi. Ibi byatumye bumwe mu banyamakuru bafite impact mu ibi byatumye bamwe mu banyamakuru bafite impact mu itangazamakuru, ubumenyi rusange mu gihugu cyo mu Rwanda, dore ko nta wundi wazaza ngo umusimbure, n'abigerageje baraflopinga bagasubira hasi. Ariko urugendo rwe ntirwari rworoshye cyane kuko ari mu banyamakuru bavunitse, ntabwo rwigeze rumworohera nk'abandi banyamakuru bose. Nk'abandi banyamakuru banyuze ku yandi maradiyo akomeye bakamenyekana, uyu nguyu byaramugoye, ariko icyamurangaga ni ugukunda ibyo akora mu buzima bwa buri munsi, kudacika intege, agapushinga, dore ko akunze kugaragara mu biganiro nawe avuga ko ibintu byinshi ushyizeho umwete urabikora bigakunda iyo udacitse intege. Uyu munsi Ismael Mwanafunzi azwi nk'umunyamakuru uhuza ubumenyi n'imyidagaduro, akabasha gufasha abantu kumva ibintu bikomeye, akabyumvikanisha ku buryo bworoshye, bikumvikana bikajya mu mutwe koko ukumva ari byo. Ijwi rye ryabaye ikimenyetso muri Radio Rwanda, kandi ibikorwa bye byagize uruhare mu guteza imbere itangazamakuru n'ubumenyi mu gihugu cyo mu Rwanda, dore ko buri mwana wese ukivuka mu Rwanda ukeneye kujya mu itangazamakuru cyangwa se gukora documentaire ahita yumva yuko ashaka kuzagera ikirenge mu cya Mwanafunzi. Iyo umuntu yumvise wari uzi ko ayumva Mwanafunzi, iyo umuntu kandi yumva wari uzi ko abayumva ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye birimo ubumenyi bitandukanye, abari no kumva urugendo rw'umuntu wahisemo guhindura ubumenyi bukorohera buri wese, akabyumva bikinjira mu mutwe, akagira icyo abwira abana biwe niyo yaba atarize akabifata mu mutwe. Ismael Mwanafunzi ni urugero rw'uko itangazamakuru rishobora kuba igikoresho cy'ubumenyi ntibibe mu makuru gusa, ahubwo bikaba no kwigishiriza siyanse n'ubumenyi muntu runaka cyangwa se n'ibyo kirere byose bigiye bitandukanye. Kandi urugendo rwe rukomeje cyane ku rwego rwo hejuru, kuko ari mu banyamakuru bahembwa cyane agatubutse ku rubuga rwa YouTube ndetse na TikTok n'izindi mbuga nkoranyambaga runaka akoresha, kuko buri munsi hari ibintu bishya yigisha, asohora abantu. Buri munsi hari ibintu bishya yigisha, kandi buri munsi arasohora, aranasobanura, agashyira kuri YouTube. Ibitanyuze kuri Radio Rwanda wabisanga kuri YouTube channel yiwe. Ismael Mwanafunzi hari abantu benshi yesipeye binjira mu mwuga w'itangazamakuru batawukundaga, ahubwo nuko bakunze uburyo avugamo n'ijwi rye rituje n'ibyo abigisha bikabenspera bakinjira mu itangazamakuru. Jye mwabanaga ahangaha ni Officier Duniro nk'ibisanzwe. Ciao imvirwa nisubira, tuzahure muri video z'ubutaha. Niba hari igitekerezo waba ushaka wakandika muri comment tukazagusubiza ubutaha.